urabona ukuntu nabaye umugore mwiza. Haleluya. Wagira ngo simenyere guhagarara hano. Turashimira Imana yaduteguriye ubukwe bwiza. Mutwa karibu nimwegera ahangaha. Unezerewe vuga ngo amen. Yesu ashimwe. Nifuza ko madamu ari ubanza kugira ngo bize kugenda neza. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Turanezerewe cyane biteye ubwoba kuba hano hantu. Nari mbakumbuye mwese. Mwumve ko mbahobereye cyane. Niba wicaranye n'umuntu musuhurize, mbere ngo Yesu aragusuhuza, yaragukumbuye cyane. Haleluya. Tukiri muri uwo mwuka, ndashaka gushimira Imana. Haleluya. Ibintu ni byinshi kubivuga mu gihe gito, ariko namwe muri kubibona. Haleluya. Urabona ukuntu nabaye umugore mwiza. Haleluya. Wagira ngo simenyere guhagarara hano. Turashimira Imana yaduteguriye ubukwe bwiza, kandi namwe muri abahamya bo kubihamya. Mwari muhari, mwaradusengeye, mwatanze inkunga zanyu, umwanya wanyu n'inama zanyu, twarababonye mu buryo bwose bushoboka. Tubanje gushimira Imana ko ariyo yabanye natwe. Ndahera ku rugendo rwanjye rwo kumenyana n'uyu mutware mwiza Imana yampaye, kugeza ubwo twageze aho tubana kuri uriya munsi, ikabishyiraho akadomo ikabyemeza. Haleluya. Nyuma yaho ndongera gushimira itorero ryanje Guérison des âmes. Imana ibaha umugisha. Kuva ku muntu mukuru uri hano kugeza ku mutoya n'abana bo muri Sunday School, nabo ndabashimira. Nabonye urukundo rudasanzwe. Haleluya. Nabonye urukundo rudasanzwe, nabonye ubuvandimwe, nabonye inshuti, nabonye nukuri umuntu ari gutegura ibirori cyangwa se igikorwa runaka, uba ukeneye abantu mu buryo bwose bushoboka. Akarusho ngenda babona ku rwego ndavugaga nti birandenze. Mbona inama zitandukanye, mbona amasengesho, abantu bakambwira turi kugusengera, ibintu bizagenda neza, reka kugira ubwoba. Rero mwumve ko umutima wanjye wanezerewe kubona imbaraga zingana gutya, abantu bose bahagurukira kudufata amaboko. Haleluya. Ni ibintu ntashobora gufata nk'ibisanzwe. Mwumve ko nanezerewe cyane. Nihuse ndashaka no gushimira umuryango wanjye. Ndashimira Apotre na mama Apotre ndetse n'abavandimwe banjye. Imana ibaha umugisha. Mwarakoze cyane kuturera neza. Ndabashimira mu buryo bw'umwuka mwaturezemo, kuba yaragize icyo mbonamo n'uburere bwiza dukura hano hantu. Ndanabashimira no mu buryo bw'umubiri ko nibo ababyeyi. Imana ibaha umugisha kundera mukankuza kugeza ubwo navuyemo uyu muntu. Haleluya. Ko ndavuga nkaho maze igihe, ariko ni kinini, maze ibyumweru 3. Urumva ko ari ikintu gikomeye. Ngishimira ababyeyi banjye, ndanashimira abavandimwe banjye kuva kuri Héritier, Grace, Egide, Siana, Joshua. Mwese Imana ibaha umugisha. Mwambere abavandimwe beza, mukamfata amaboko ndi gutegura ubukwe. Imana ibaha umugisha. Ndashimira inshuti zanjye zose ziri hano. Mwarakoze, mwumve ko mbashimiye cyane.
hano nahakuye aba sisters, nahakuye aba aunties, nahakuye aba brothers, nahakuye inshuti mu rwego rutangaje. Noneho mu gihe cyo gutegura ubukwe, icyo gihe nari mbakeneye birenze ikindi gihe cyose. Mwarakoze. By'umwihariko ndashimira dada, ndashimira mama buntu, ndashimira Barigen, mama Odi, n'abandi mwese mwafashije mu gutegura ubukwe n'ukuri Imana ibahe umugisha. Ndashimira Tehila Worship Team, mwarakoze kunyereka urukundo, kunkunda. Ndashimira perezida wacu, Imana iguhe umugisha. Banyeretse ko bamfashe mu maboko mu rwego rudasanzwe, kandi abizi ko mu nkunda nanjye ndabakunda. Ndashimira by'umwihariko Siska na Ange, Imana ibahe umugisha aho bari, nabo barakoze cyane. Abantu mwese mu itorero mwese mwumve ko mbashimiye. Chorale Ebeneza ndabashimiye cyane. Hari igikorwa mwakoze sinari impari ariko narakibonye ndishimye. Mufite umutima mwiza, Imana igihe umugisha. Kunyereka ko nanjye mushigikiye kuriya byaranejeje. No kubabona ku munsi w'ubukwe nkajya mbona ni Ebeneza ngewe nabonye cyane. Wagira ngo niho narababonye nkagira gutya nkabona mu Ebeneza nkavuga wow, Imana ishimwe ko nabo baje. Nukuri mwumve ko mbashimiye. Ndabizi biba bitoroshe ariko mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Ndashimira sokuru, kaka, bamudogo bari hano, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane kuturera neza. Sokuru ni inshuti yanjye, ndabizi muri iyi afite agahinda, nari sheri we naramusize ariko nta kundi nawe ufite undi wawe ukomezanye n'uriya. Ndabashimiye mwese. Ndashimira Imana ko yanampuje n'inshuti nyinshi muri uru rugendo, abanyeshuri twiganye, n'inshuti zanjye zavuye mu mahanga. Nk'uko mwabibonaga hari abantu benshi bagiye bava mu nzira zitandukanye mu bihugu bitandukanye gusa ngo baje gutaha ubukwe bwanjye. Ukuri sinzi icyo navuga, si uko nzi kubana, si uko ndi special, ariko naranezerewe kugira inshuti kugeza ubwo ishobora no kuva mu gihugu nta n'igiceri nyihaye ngo ize yugaye kisharge kaza. Ukuri byarandenze. Mwabonye aba aunties baje hano, mwabonye inshuti zanjye, hari nabo twigana nabo bagize byinshi bamfasha. Uyu munsi ndashimiye Imana imbere y'itorero n'aba bantu nabo mbashimira aho bari, Imana ibahe umugisha. Sinasoza ntashimiye Imana ko yampaye kuvuka mu muryango mwiza. Ndayishimiye ndi mu rusengero n'abantu mwafite umuryango navutsemo ni mwiza, barankunda, barabingereka, kandi nanjye nzababera umwana. N'imico yose nkura muri Guérison des âmes, abamama bo muri Guérison imico tubabonamo, mumenye ko ntabwo tuzabakoza isoni. Tuzagerageza uko dushoboye kose tuhababere, tugaragaza umuco mwiza n'uburere mwadutoje. Ndasoza nshimira Imana mu mugabo mwiza yampaye. Namwe murabibona, Imana imuhe umugisha mwinshi kumpitamo. Narabivuze ku munsi w'ubukwe, n'uyu munsi ndabivuze imbere y'itorero, ku batari bahari, ku bamuzi n'abatamuzi, umenye ko ari umugabo mwiza. Mugize amahirwe yo kumwegera muzagenda mubibona. Rero mwumve ko mwese mbashimiye, Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe. Biragora kuvuga inyuma ya madamu. Cya mbere cyo hano ni mu rugo iwabo arisanga cyane, biramworohera ntabwo ari nanjye. Ndashima Imana kuba mpagararanye n'umufasha wanjye. Ndanashima Imana kuba narakoze ubukwe bwanjye nkiri mutoya. Umuryango wacu akenshi dushaka dutinze. Mama hari imbere arabizi, ntabwo biba byoroshye, ariko ikindi nshimira Imana, ndashimira Imana kuri Reveranuma. Sinzi niba mvuze title yiwe neza, ariko icyo namushima Imana yabihagazemo neza. Hari ukuntu umuntu aba perezida w'ubukwe ariko communication n'umugeni bikagorana, ariko niwe yabikoze neza, aba friendly na madamu. Ikindi ndashimira Imana, umuryango navutsemo ni mwiza, kandi mu by'ukuri ni mwiza pe. Nabonyemo ibintu byinshi, ariko nimba ari ikintu cyiza kibaho, undi musore uri aha ngaha kuko mbona
ndabona bashizeyo ariko hasigaye umwe, ariko nta kintu kiza no gukurikira muri uyu muryango. Ni abantu bagushyigikira mu buryo bw'amasengesho, naho waba uri hose ukabona biri gukora. Ni ibintu byo gushima. Ikindi ndashimira Imana ku itorero. Mu by'ukuri aha duhagaze, akenshi iyo umuntu ajya gushima hano ajya yibanda ku muryango cyane, ariko ubundi mu by'ukuri ni itorero, kuko niyo mpamvu tuzi imbere y'itorero. Umuryango ufite aho ushimirwa, ariko mu by'ukuri impamvu nshimira itorero cyane ni uburyo mwamurezemo neza. Ngenda byibuka tugihura tumaranye iminsi nk'amezi nk'atanu, ni ubuhamya butoya. Byari byose hano hashobora kuba hari injeniyeri wanjye niwe wabizi situwasiyo. Ikintu nshimira Imana ni uburyo mwarememo kwizera kuri uyu mukobwa bitandukanye n'ibyo mubona hano. Umubiri wo mu imbere ufite kwizera guteye ubwoba. Rimwe nari ngiye gutangira poroje nta bushobozi bufatika mfite, ndamubimubwira kuko njye akenshi n'umuhungu wese yaza umuntu bazabana arabibona akibura nawe. Ubwo njye nari namaze kubitahura, umukobwa wenda atarabyumva. Muganiriza poroje iremereye kandi idahura n'ubushobozi, arabyumva, ariko byumva nk'undi muntu wese nk'uko yagushyigikira. Ubwo n'abandi bose baragendaga banshyigikira, ahubwo ikirenze kuri icyo nicyo yakoze nyuma yaho. Arampamagara arambwira ngo arashaka ko duhura, turahura. Arambwira ngo hari ahantu ushaka kutujyana, turagenda tugera ahantu hari iyo poroje. Igitangaza yakoze, twarahageze mbona afashe Bibiliya. Arangije ubushize mwabonye amagambo yavuze, harimo aranyambika impeta. Akenshi buriya biranigiye abibwira bakubwira imbere yawe. Yasomye muri Yobu 8:7, itangiriro ryawe ari ritoya birakomeza. Ariko icyo nshatse kuvuga, yarambwiye ngo nkore mu mufuka, nkuremo icyo mfite. Bw'amahirwe nari mfite amadolari 100 nyakuramo. Yarambwiye nyine mu buryo bwa finance. Nawe yari afite 5,000. Arasengera guhera icyo gihe, arambwira ngo ibyo ugiye gutangira ntibizigera bihagarara. Kandi mu by'ukuri guhera icyo gihe sinigeze mpagarara, ahubwo natangiraga poroje ikinjira mu yindi. Kandi mu by'ukuri ni ibintu wese azi neza yuko bitoroshye. Ikindi, ibyo bintu kumubona muhagaze hano gutya si ikiguzi watanga ngo bikunde ubona umugore mwiza nk'uyu. Ntabwo ari ibintu buri muntu wese yabona. Ari ubushobozi ntabwo twakabaye tubona ingo zisenya zifite ubushobozi. Ariko mu by'ukuri nk'uko nkunda kubivuga, Imana yangiriye neza ibijyanye n'ubuzima bwanjye, none yagiye kubikora inzanira umwana w'umukobwa. Mu by'ukuri ni ibintu nashima Imana. Ndabashimira rero kuri ubwo burere bwiza mwamuhaye. Njye ntabwo ngiye kujya muri titaye uyu gusa ibyo mwakoze byose Imana ibahe umugisha. Nasoza nshimira ababyeyi banjye nanjye ntako batagize ngo kugira ngo ibintu byanjye bigende neza, abe mu gukura kwanjye no kumenya imbaraga zanjye nubwo tutari kumwe, ariko mu by'ukuri ndabishimira Imana. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uratubabarira, nari nibagiye gushimira komite. Niba ari uko yanyakiriye tukamutumira nk'aho twari twavuganye, ariko ndabashimiye cyane. Komite yari iyobowe na Reverend Numa, Imana ibahe umugisha, ndetse n'abandi mwese. Ni ukuri ibintu iyo bigeze tubibahaye mubigira ibyanyu. Papa mukamuruhura, ntaba agifite stress y'ikindi kintu cyose, ahubwo natwe mukadufata nk'abana bikagenda neza. N'abandi mwese mwafatikanyije, Imana ibahe umugisha. Murakoze.